uratunganya gutya ukabona kwinjira ntinyeganyega ntibe yanavamo yamaze kugeramo, kuko aka niko kaba kari mu mubiri, hasohoka akangaka gusa, aka kandi kaba kari hanze, aka kaba kari mu nda akangaka ureba. Nuko imbeba zirakubagana, imbeba yarayiriye nasanze yarayiriye. Yatinyutse ukarya sonde. Iyo bamaze kubaga bakayishyira mu nda, iba imeze gutya irambuye gutya, ariko iyo imaze kugera mu nda bacishamo serenge ntoya mo hano gutya, bakayihagamo amazi, yagera ahangaha kakaba kameze nka shampiyere muri wa mwenge, ikaza igakora nk'akantu kameze nka baro. Bigeze ku itariki 26 irangi yajya njya nkagira ngo ni ibisanzwe nkabihisha simbivuge, kuko niyo nabivuga ntacyo byari gutanga, ko ari ugutera agahinda umubyeyi cyangwa se ababyeyi, nta kintu bafite kubikora. Ngatuza kuko irakurya guhera mu gitondo kugeza nimugoroba akuryamye, wasonza ikakurya, ntiwaryama ntiwakwicara ushonje paka ubanza uyigaburire, kuko urumva ituye mu gisebe kidashyira. Ahantu yabaga yari umwenge upfumuye hano inyuma, upfumura no mu gifu, ikagenda ikageramo hariya. Noneho iyo igifu kirimo ibiryo kiraguka, noneho cyasonza cyegerana kikayikurura, nayo ikankururira mu gisebe. Usanga wa mwenge wonyine yari irimo aba ari ikizeru, wagiye uriyegeranya wonyine, urangije urema ibintu bimeze nk'ibinure, urahafatanya wonyine urahapfuka. Ndangije icyo nakoze, njye naroze, ndangije koga, nawe mbere yuko uhapfuka wabanje ukuramo imyanda yose. Urumva igisebe kimaze umwaka n'amezi 3 hafi 4 kiba gifite imyanda imeze ukuntu, umubiri uragenda uvoma imyanda yose yarimo uyimena hasi hanze. Njye nkanyarwara no guhanagura, ariko bigeze mu gitondo mbona yashizemo, kandi nyine mbona hasigaye ibintu by'ibinure umubiri wiremeye. Ndagendanye muri douche ndoga, ndahanagura, ndambara, ndagenda nkomeye nta kibazo, numva nta kibazo, kuko sonde kimara kuvamo n'uburibwe bwose nari mfite n'imbaraga nkeya nari mfite zose, imbaraga zose zishyiraho bungarukana imbaraga nshya mba muzima. Ngo tugomba guha Imana hituro. Gushima Imana ni igitambo, kandi bongeraho ngo cyiza, ngo gituma duha Imana iryo shima ryacu rimera nk'ituro. Muri komantere y'iri jambo rya 9 riravuga ngo iyo ushimye aya mashimwe tugiye gutanga ahangaha, nayo twashize mu ndirimbo, nayo twashize mu ijambo ry'Imana, nayo umuntu wese yicaranye aho yicaye, ngo bizamuka, ngo bikagera ku Mana, Imana ikazibireba gutya. Imana ikitegereza umutima wa buri muntu wese uko yatekereje, nuko yavuze, nuko yaririmbye mu gishimo. Haleluya. Amen. Reka tutangire kuri Olivier. Haleluya. Haleluya. Nende nshimira Imana yanyongereye iminsi yo kubaho, kampaye n'uno munsi kuba mpagaze aha imbere yanyu tudateranye kubw'impamvu yo kuza kunshingura, ko byarashoboka ko mwari kuba muteranye ngenda hari ndi mu isanduku ahangaha, ariko nshimiye Imana ko muteranye nanjye mbibereye, kandi kuba muteranye ku bwanjye. Inkuru yanjye ni ndende, ntabwo nayivuga mu minota dufite ngishira, ariko muri iyo nkuru harimo ibitangaza byinshi ntanavugira ahangaha ngo biye mbimare. Harimo uko nabazwe, harimo uko umuhogo wafunze kugeza ku rwego n'amazi adacamo, n'amacanjwe aya ngaya mubona aba ari mu kanwa ntagende ngo atambuke ahubwo akagaruka. Urumva ko umuhogo wari ufunze, wewe ku muhogo bwawe ntabwo wakumva ubwo buremere, nanjye ubwanjye ntabwo numvaga ko ufunze, nkereka nshizemo ikintu nyweye nk'amazi akagenda yagera hano akagaruka ubwawe. Ibyo birarenga, nambara sonde. Byari bigoye ko umuntu yambwira ngo nyereka sonde nkiyambaye, ariko ubu nyine ndayifite mu ntoki ushaka nabibere. Ahubwo
ntabwo ntinye kwibereka kuko ntabwo ntewe isoni n'ibintu naciyemo, n'undi wese yabicamo. umunsi bateguye kino gitaramo cy'amashimwe nari nyiyambara kandi sinari zingiza avamo ryari, kuko bari barambwiye ko ari iya burundu, babonaga ko bitazashoboka ko umuhogo uzafunguka nabona ubuvuzi ngo mbashe kuba naharira cyangwa nahanywera. Bajya kuyinyambika ntabwo bigeze bambwira uko ikora, nanjye sinari nzi ko sonde zigira amoko menshi atandukanye. Hari sonde bambika zo mu mpyiko, oya hari n'ibikoresho byayo biri yenda. Hari sonde bambika umurwayi w'impyiko, arizo bacisha ahangaha n'ahangaha zikazenguruka, zikaba zikamuramo, sinzi ibintu zikamuramo uryamye amashasha ari ahangaha. Hakaba indi bakwambikamo hano mu mazuru yo kuriramo, nayo igenda ikagera mu nda, kuko abatabizi umuntu habamo inzira igenda igahura n'inzira y'umuhogo ikajya mu nda. Hakaba n'indi bambika abantu babaze cyane cyane mu nda, badashoboye wenda kujya kwihagarika. Iyo nayambaye kabiri, niyo ngiyo mu mazuru narayambaye. Aho ni nyinshi, hakaba n'izindi zo mu bihaha bambika abantu mu bihaha iyo umwuka urimo uratambuka hanze, ariko ngiyo nambaye ni iyi ngiyi. Usibye nanjye utari uzi uko ikora, namaze kumenya ko nayambaye nyine ndavuga ati nta kundi. Mu gihe ntegereje kubona ubuvuzi nziga kuyibana kandi nzayikoresha uko nshoboye. Muri aba ngaba nta n'umuzi ukuntu nayikoresha, usibye kusanga nayicometse gusa ndimo kuyiriramo, ntawe uzi ngo yacomekwaga gute kuko igira amategeko yihariye ubwayo abaganga batambwiye, ariko njye naje kuvumbura. Iyi ngiyi bamaze kuyigushiramo, ntimuyirebe gutya nubwo ari gatoya. Uyu ni umuhogo, uyu ni umuhogo umeze gutya. Ni umuhogo kuko wasimbuye umuhogo, akanwa karakoraga. Narayipfunduraga gutya ngiye kuyiriramo, murabona ni umwega utagaragara. None uyu mugozi, uyu ni uwa kabiri, akenshi bakoresha ku mwana mutoya kuko umukuru warashaje. Urumva nayiriremo igihe kirekire kugeza ubwo umugozi munini usaza. Ariko nabwo kuwambara ntabwo ari upfa kuwambara gusa ngo urawambaye. Urabona ko kubasha kureba, urabona ko hano hari akamenyetso, hano hakaba kandi ntabwo wayicomeka gutya ngo izajyemo, ntibyakunda. Nta nubwo wapompa ibiryo ngo bigende, ahubwo ubwayo uratunganya gutya ukabona kwinjira ntinyeganyega, ntibe yanavamo yamaze kugeramo, kuko aka niko kaba kari mu mubiri, hasohoka akangaka gusa, aka kandi kaba kari hanze, aka kaba kari mu nda akangaka ureba. Nuko imbeba zirakubagana, imbeba yarayiriye nasanze yarayiriye. Iyo atinyutse ukarya sonde, iyo bamaze kubaga bakayishyira mu nda, iba imeze gutya irambuye gutya. Ariko iyo imaze kugera mu nda, bacishamo serenge ntoya mo hano gutya, bakayihagamo amazi yagera ahangaha, kakaba kameze nka shampiyeri muri wa mwenge, ikaza igakora nk'akantu kameze nka baro, kugira ngo muri wa mwenge wa wundi handi yaciye itazagaruka, ahubwo igafatamo kugira n'ibiryo waririye mu nda bidasohoka. Ibyo naje kubimenya ko nta muntu wari ubizi muri aba bose, ubwo buzima mbubamo. Noneho ndavuga nti ibiryo bica muri no sonde ntawe wabibona mu Rwanda hano, birahenze. Bashatse no kubitumizaho, kuzajya babitumizaho muri HCR babona ntibabivamo. Noneho ndavuga nti burya vitamini ntabwo irangirira ahangaha, ahubwo vitamini iyo igeze mu gifu nibwo igifu gikora ibyo gikora, kikohereza mu maraso. Ndavuga ati nari naraguze blender n'igufwa, ndangushizemo n'igufwa yorezwe. Noneho bagateka, bamara guteka nkawe ati mu nkorere y'ibyanjye ndamenye uko mbigenza. Ku ruhande barazaga bakanareba n'uburyo mbigenza bikabacana. Namara nza gusanga burya kwa muganga nigeze kubona bashaka kuyiziburaho gatoya, nyine banyereka uburyo bayiriramo gatoya gusa, kuko
bari barambwiye ko ari iya burundu nyine, urumva no kuyinyambika barambwiye ngo bayambika umuntu babona ugeze ku munota wa nyuma, nta yandi mahitamo bafite yo kumukorera, nta kindi kintu bafite cyo kumukorera. nkajya ngenda ngafata ibiryo bamaze guteka nkabishyira muri blender, namara ngiye nkabisya bikaba nk'igikoma ku rwego nta kantu na kamwe kafata muri uno mwenda. Namara nkabishyira mu isahani nkajya mu cyumba nkayicomeka kwa kundi nabigenje, nkabivoma n'iyi serenge. Serenge yarasazaga, ntabwo ari iyi yonyine, yarasazaga nkajya kwandikisha indi kwa muganga izindi. Namara nkabipompa nkumva ndahaza. Nashyiragamo ibiryo by'ubwoko bwose, yaba inyama kuko sinaziryaga ntararwara, ariko naziriye muri sonde kandi ndabyibuha, yaba indagara, yaba ibirayi, ibiryo byose uzi bishoboka nabishiragamo kuko sinumvaga uburyohe, ariko igisharire naracyumvaga kuko cyarazamukaga cyageraga nkumva ngize akarurimo hano ku rurimi. N'amazi niko nayanywaga kuko ntabwo inzara yambabaje nk'inyota. Burya inyota nabonaga umuntu arimo aranywa amazi nkumva amarira araje, ariko nkihangana. Ariko kugira ngo ntaza kugira inyota nkabyuka mu gitondo nkacishamo litiro y'amazi kugira ngo igihe cy'izuba ni cyiza gisanga umubiri urimo amazi singira umwuma. Nuko reka nihute, ibindi ushaka amakuru azanyegera nzamubwira. Umunsi batewe igiterane cy'amashimwe nari nkiyambara, bigeze ku itariki 26 irangi. Yajyaga indya nkagira ngo nibisanzwe nkabihisha simbivuge kuko niyo nabivuga ntacyo byari gutanga, ko ari ugutera agahinda umubyeyi cyangwa se ababyeyi, nta kintu bafite kubikora. Ngatuza kuko irakurya guhera mu gitondo kugeza nimugoroba bakuryana, wasonza ikakurya, ntiwaryama ntiwakwicara ushonje paka ubanza uyigaburira. Ukumva ituye mu gisebe kidashyira. Ahantu yabaga yari umwengu upfumuye hano inyuma, upfumura no mu gifu, ikagenda ikageramo hariya. Noneho iyo igifu kirimo ibiryo kiraguka, noneho cyasonza cyegerana kikayikurura, nayo ikankururira mu gisebe. Naba ndi hafi y'ahantu ntari bubone ibiryo nkavuga ati reka nshaka akantu ko kunywa naho ntagafite, ubwo buribwe narabugiraga paka ngeze mu rugo. Ariko ngahora nizeye ko igihe kimwe kizagera bikarangira. Ubwo buzima nabayemo amezi 8 ntazi ibiryo bica mu kanwa, ntazi amazi aca mu kanwa, kugeza igihe mama yajyaga ambwira ngo bifate basi ubikanje nushaka kubicira, akanzanira ibasi. Nawe ati nundi ntacyo bimaze, wowe uzi ugenda ungura igisheke ukizana igikanje kugira ngo amenyo atazahunguka. Urabizi amenyo akomera kubera ko akora. Rero urumva kumara amezi 8 utayakoresha, no kubyuka mu gitondo ugasanga yose yavuyemo. Nibwo natekereje ku ijambo rivuga ngo umuntu wavuze, icyo gihe nagize uburibwe bwinshi, ntekereza ku muntu wavuze ngo ibyiza biri imbere, wumva wamunzanira namubwira ngo ngeze aho ibiri mbaze mbibiri, kandi nubibura turabona. Kuko ntabwo wambwira ukuntu ibyiza biri imbere kandi buri munsi muhorana n'uburibwe. Ibyo byiza biri hehe? Ni gute umbwira ngo ibyiza biri imbere kandi nzi ko imbere hari urupfu, kandi twese turarutinya? Nuko itariki zigeze irange ku itariki 26 ndatuza ndaceceka nyine n'ibisanzwe, ariko nayireba nkabona noneho yabyimbye ntabwo isanzwe. Itariki 27 irandya amanwa yose, bigeze nimugoroba kwihangana birananira, mpamagara mama mu cyumba ndabaye ati ngwino noneho urebe. Sanga yabyimbye ishaka kuvamo, kubera ko nimenyereye ko indya n'ubundi maze kuyimenyera nkaza nyisubizamo. Nyuma y'iminota ingahe nkaboneraga mbona uburibwe ntibushira, ndabaye ati nshakira paracetamol. Kuko paracetamol ntikiza umutwe gusa, ahubwo ikiza n'ububabare. Nanywa ibinini bine, arambwira ngo birakwica. Ndabaye ati nta kibazo, umubiri wanjye wamenyereye imiti myinshi, niwe unywa kimwe ngenda nywa 4 kugira ngo bishire. Nuko muzajya kuryama we yumvaga afite umutima ukomeye, azi ngo birashira. Mama abura amahoro, turara twicaye ijoro ryose. Bukeye mu gitondo nta gusinzira, ndango nasinziraho nk'agasaha kamwe muri amasaha ya saa 11 saa 10 tutotse tukwiye. Tutega moto nzaramperekeza tugeze kwa muganga, bakiri gushaka icyo bakora, mbona igiye kuvamo noneho. Kubera ko ngeze nzi ukuntu ireshya, mbona igiye kuvamo, ndabwira ati n'undi mushaka mu biro cyavuyemo, nimba hasubiramo indi mushaka indi. N'abantu mwe nimukabone gutya, aka kantu karahenda. Usibye no guhenda, sinzi ko muganga yarambwiye ngo wagize amahirwe ko kabona, nta muntu wapfa kukabona, kuko ndabizi bagashatse iminsi ine kugira ngo bakabone.
nari mfite operasiyo yo kugashyiramo irasubikwa kugira ngo bajye kugahiga, bashaka ibitaro byose byo muri Kigali barakabura, baza kubona muri farumasi gasigaye ari kamwe, kandi ahubwo baratubwira murakishyurira tukakagura nyine turagafata. Nuko mbona igiye kuvamo ndavuga ati nimushaka mureke byarangiye n'ubundi mureke ivemo. Icyo gihe nagize uburibwe n'ubundi nkaya mbona gusa ndataka bimarike ntacyo bitwaye, nimba ivamo ivemo bazashiramo indi nta kibazo, umwenge uracyapfumuye kandi ni munini. Ndangije ntege ikiganza ndabereka ndati ngiye avuye. Muganga agira ubwoba, hari icyo bita kwibaro na bya bindi nakubwiye ngo banyuzamo n'intuza bagahaga ino chambre ngo barebe nimba yongera kubyimba. Barayihaga irabyimba irongera irabyimbuka. Aravuga ati yangiritse ntabwo yasubiramo. Usibye ko n'ikintu uri kumbwira ngo bwa mbere ngibonye ntabwo nagishobora. Babanyohereje Ngarama. Tugeze Ngarama mura n'umuganga arambwira ati rero nta musinziriza dufite, umuganga utera ikintu wagusinzirize nkubage ndebe ko nahagufungira cyangwa se niba ngombwa ngushiremo inzu, usibye ko kuyibona biri bugore. Hari muri weekend arambwira ati wowe uzasanga i Nyamata cyangwa ndabikunda uzajya i Kanombe hose ndahakorera. Bashaka kuntinda naho gake ndavuga ati nzabirandiye igihe kurya nibishaka binyure muri wa mwenge wa wundi bice muri wa mwenge n'ubundi. Ndashaka uko mfukaho paka bishizemo n'ubundi ntibitinda mu ndya dukeya cyane ntabwo nyende twinshi kuvaho ndwariye. Ntabiriye mbiriye mbona ntibigarutse. Ndanaryama ndebe ko basi ya mata nanywe yatemba mbona ntagarutse. Bamwise ambulance twagiye isaha imwe muzehe yararusha arasinzira njye nicara nk'umurwaza ahubwo. Turagenda tugezeyo ava mu modoka yo gufata nimero yisigara mu modoka muri ambulance. Umuganga aza yirukanka azi ngo bazanye indembe agezemo arabaza ngo umurwayi ninde, ndabaye ni ngewe. Urone ngo niwe urwaye ngo ni ngewe, niwe wavuyemo amara, ndabatamara yande. Ndabatamara ngewe navuyemo amara. Ngewe navuyemo sonde yanjye ko sinavuyemo amara, nanjye mazima. Wonyereka ndamweretse. Atawe tereza kavugira inama. Iyi sonde tuyambika umuntu ugiye gupfa, udafite ubundi buzima, udafite cyangwa se umuntu tubona ko usigaje igihe gito twamwe ugenda ujye mu rugo utegereza urupfu. Ndaye ati none mwayimpaye mutegereje ko nzapfa. Araseka aravuga ati ntayandi mahitamo ko ndikora kubikubwira. Aravuga ati inama nakugira iyi irahenda, kuyibona birahenda, kukongera kandi kukubaga ngo wayishyiremo ni ibindi kandi urabona warabazwe ndabarayisatuye ni inkovu. Inama nakugira nimba ubasha kunywa amata ukanywa igikoma genda ubane ibyo ngibyo uzabeho gutyo. Sinamubwira ko mbasha no kurya n'inyama y'inkoko ahubwo nsigaye nyinshi gake gake. Nuko arambwira tugiye kwiyitara iminsi 3 mu gihe dutegereje umuganga wenda uzakubaga umwanzuro no wava. Mu mutima ati urabivuza ariko ntabwo nzabaga, sinzongera gusubira haraha narahabonye. Nuko bukeye bigeze n'umugoroba murabize abantu barwaje Kanombe bajya bagaburirwa hari umushinga witwa aha ugaburira abarwayi impunzi. Bazana ibiryo tujya muri sale dusanya n'abaganga ko batazi ko ndwaye. Njye na muzehe n'abaganga turarya turangije kurya asabisha ko tujye kurara hanze y'ibitaro kuko Kanombe nigeze kwamara iminsi 3 mvurirwa mu ntebe nyingi ya plastike, twabuze igitanda amaguru araroha arabyimba. Ndavuga ati ntabwo nakongera kurara mu bitaro kandi numva ngiye nkomereye. Turagenda asiga aho nagomba kuryama ajye kuryama ahandi. Bukeye mu gitondo ngiye koga ngiye kwa muganga sanga wa mwenge wonyine yari irimo aba ari ikizeru. Wagiye uriyegeranya wonyine urangije urema ibintu bimeze nk'ibinure urahafatanya wonyine urahapfuka. Ndangije icyo nakoze njye naroze ndangije koga naho mbere yuko wapfuka wabanje ukuramo imyanda yose. Urumva igisebe kimaze umwaka n'amezi 3 hafi 4 kiba gifite imyanda imeze uko umubiri uragenda uvoma imyanda yose yarimo uyimena hasi hanze. Njye nkanyarwara no guhanagura ko bigeze mu gitondo mbona yashizemo kandi nyine mbona hasigaye ibintu by'ibinure umubiri wiremeye. Ndagenda muri douche ndoga ndahanagura ndambara ndagenda nkomeye nta kibazo numva nta kibazo kuko sonde kimara kuvamo n'ubushuri bwose nari mfite n'imbaraga nkeya nari mfite zose imbaraga zose zishira ahubwo ngarukana imbaraga nshya muzima. Ndangije ngenda mbonana n'umuganga musobanura uko byagenze arapima ibipimo yafata gutya kumva ko utabara mu nda yumva ndi muzima. Nabambwira nta ya magambo ati si ngombwa ko tuyishira ngo niba ushoboye kurya cyangwa se kunywa dukeya ibyo birahagije. Genda urwana hydratation z'umuhogo
urumva nizo bankoreye kugira ngo umuhogo ufunguke. Ushobora kwibaza ese umuhogo waje gufunga gute mbe mparira ubu nyine cyangwa se nkanywera. Ni bankoreye dilatasiyo z'umuhogo amaze kunkorera 44 kuwa gatatu bankorera 44, kandi umunsi umwe aba ari hagati ya 450 n'ibihumbi 380. Iyo fagitire sindasohoka, iyo nsohotse ndeba kuri fagitire umunsi umwe gusa, nkibaza se iyo tutaza kugira hasi nari kureba kuri amafaranga yose maze umwaka nihuriza Faisal, amafaranga yari kuzava. Nuko aransobanura arambwira ngo nkirangwa kuri dilatasiyo ni igikorwa bakora, bakoresha imipira nayo igiye irasa nk'ahangaha ariko iyo ni minini igenda irutanwa bitewe n'ingano y'umuhogo w'umuntu. Barapimye basanga umuhogo w'umuntu ushobora kuba ufite santimetero 30, mbona nabarambye yakongiye gusoza santimetero 30 kuko niwo ngewe wari wafunze. Urumva wari wafunze kuva kugera. Baragura umunsi wa mbere baguye nanyweye amazi ndayamara litiro, uwa kabiri nywa ji 2, uwa gatatu ngenda nyine nanjye gerageza gushaka ko nagarura uburyohe bw'ibiryo n'ibiki byose. Kandi iyo bari kwagura ubusinzira baba baguteye cya kinya general ubusinzira uzoheruka umuganga akubwira ngo ririmba nk'indirimbo wenda cyangwa se akubwira ngo barugeze ku icumi ntujye umenya ngo wagaruke kuri kangahe. Uzusinzira gusinzira ubu nyine ukicura nimugura amatara ariko akayokanya ngo usinzira umunota umwe naho umaze amasaha usinziriye n'umunani, kuko iyo kitarana kuvamo kiza kigusindisha kiriya kimwe cyagusindisha ukamera nk'umuntu wasinze ku buryo umuntu akubonye mu muhanda kugira ngo warenga mu kabari. Usibye n'ibyo ntabwo uri kwibuka neza ibyabaye. Hari igihe tujya dutega moto tukavaho bamburiye tukagera aho dutaje ntazi ngo nahageze gute, kandi wewe undi ukabona ubwenge ariko ubwibusa bwashize kera. Naryama nkabona kugaruka ko nkibaza uburyo nageze ahandi simbitinde kubera ko nzi ko ibyo bankoreye agenda nibuka duke y'ibindi ntavuga ati nuko uko niko baguye umuhogo wanjye mbasha kurya. Maze kubana n'umuganga nyine afata ipimo, maze gufata ipimo aravuga ati si ngombwa. Nawe ambwira nka kwa kundi wundi yambwiye, arambwira ati ahubwo umubiri wawe ufite ubudahangarwa budasanzwe. Icya mbere ufite amaraso menshi, umaze kugira amaraso menshi kandi yari yarakamye ku rwego kibashatse no gutera amaraso ntibyakunda. Icya kabiri ubwayo wiremeye sinzi barimo gupanga kuhadoda n'indodo, urumva bari guhera mu gifu sinzi numvaga ngo afite kubaga ariko byahise yindura gahunda. Bari guhera mu gifu badoda bakadoda n'inyuma ariko asanga hose hipfutse, kandi naryo ibiryo sinumve mbabaye cyangwa se numve ngo biragarutse. Ibyo ni ibitangaza by'Imana nanjye byambayeho sinabimenya sinanabitinda kuko nawe ubwiye byaramurenze. Arangije nyandikira ekogarafi ndagenda nyicamo kubera ukuntu nayifetse numvaga ndi muzima n'ibisubizo sinagiye kubitora. N'ubu nyine biracyari Kanombe nzoga kubifata nimba ishaka kuko nzi ko ntacyo byatanga, ntacyo byafashe ubusa. Ibyo byose byabaye mu gihe igiterane cy'amashuri cyategurwa. Kugeza ubu nyine baradira tumuhogo awuriramo uburyohe bw'ibiryo yaba ibirura. Ejo bundi nari isogo mama aratangara, urwo bwa mbere abona ndi isogo kuva narwara. Yaba ibirura yaba ibiryoshye yaba byose nsigaye mbirya kumva uburyohe kuko nabwo bwari bwarashize. Najyaga njya ibiryo ari uko nshonje ariko nshaka no kwagura umuhogo ariko atari uko numva ndikunze narabyibagiwe. Kugeza igihe numvise naba mu buzima bwo kurira muri sonde kuko abenshi narayigendanye ntibanabimenye. Buri igihe cyose mwambonaga narayigiraga kandi namaraga kurya nkambara nkoga gasa neza nkajya mu Rwanda ntagire ubimenya. Nkaba nanakora imirimo n'imwe utanabikeka ariko nkagira aho ngarukira nkigengesera nyine nk'umuntu urwaye. Ariko kubw'izo mpamvu niyo mpamvu tuje imbere aha ngaha gushimira Imana bw'imirimo yakoze ishobora kurema inzira aho umwana w'umuntu atatekereza. Hari indwara itinda mu mubiri kandi indwara ivamo vuba nka malariya. Iyo ibonye ibinini byayo tizitindamo iziguruka. Gifatwa n'ino ndwara nararwaye nkajya numva izamara amezi 2 ivemo. Umuntu amubamye ukuntu arwaye amezi 6 numva sinzayageza yenzo nakize. Atandatu ageze ndiyakira ndavuga ati nzarwara n'indi myaka. Ahubwo reka nige kuba muri ubwo buzima kandi nzabamo ntawe takiye kuko ntabwo tuzamusangira. Mu buzima udashobora gundi umuntu agutwaza ahubwo wowe ubwawe ukiga kububamo. Akwa kundi uzaca umuntu amaguru yaravukanye amaguru ako bamuca amaguru bamuha imbago akazigenderamo kandi akamenya kuzigenderamo nk'aya maguru yahoranye kera. Nicyo nshimira Imana. Ikindi nshimira Imana uko gatoya nasimbutse impfu nyinshi zo muri buno burwayi
kare mukuru wanjye yavuze ngo batatu barapfuye turi mu cyumba kimwe aba ari njye usigara. Hari undi munsi nabwo nari ndi kumwe na mama, gitanda twari nari ndiho kubera igihe namaze ndware muri iyo room, nari mfite nk'icyumba gifite intuza nini. Mama arahazi nako mwese murazi mwarahageze. Noneho haza umugabo w'imusanze w'umunyamasisi arwaye kanseri, yaraharwariye nk'iminsi nk'itanu. Arangije mama asigamo ajya gushaka ibiryo byo kurya, hari atarafatana neza. Icyo gihe nararyaga bikabatangaza uburyo ndya kandi nta muhogo ufite wo kurya. Amaze kujya gushaka ibiryo asanga cya gitanda kimaze gupfiraho abantu babiri mu mwanya yari agiye gusa. Asanga hapiriweho wa mugabo n'undi bazanye uje gusimbura kuri cya gitanda iwe apatara anacyuriraho kandi yaje ari kuvuga. Sinzi ukuntu byagenze gusa nanjye byanciye mu maso mbona basubijeho umurambo. Agarutse asanga igitanda kirere, ati sawa umuntu agenda ati yapfuye, ahubwo n'undi bazanye nawe yapfuye. Acaho haza undi mugabo ni Rafael nawe w'umurundi, nawe nimba yibuka aramusize arembye igihe wari utaje usigana na Ange, yari arembye. Uwo mugabo ndabihamye ko yaragiye mu ijuru kuko yemereye aho ngaho mu bitaro. Kuko turwanye n'umupasiteri araza aramwihanisha aremera aratura byose. Nyuma y'umunsi bateganya kumuvana aho ngaho ajya kurangiriza mu Burundi, ajya muri komi iryo joro. Nari nicaye ndi kurya kuko ari ukuntu nazaga mbyuka nkarya nijoro abandi baryamye, umwuka ushiramo ndi kumureba. Uwo mugabo niwe twari dusigaye tuganira, niwe twari dusigaye turya ibiryo bingana udukaroni uduki. Yabona nzanye dukora kandi tuno ndumva ngize inzara nanjye mpereza. Yavuga ikirundi nawe n'ubu nyine ngira isani yansigiye mu rugo arigenza nyireba nkamwibuka. Uwo nguwo nawe acaho mureba. Ni benshi bapfuye ndi kureba to baranga ngo mvuge kuko niba nararyanye nko ku bitanda 15 byose byapfiriye haba. Najyaga mva wundi agisimbura akagisigaraho njye ntakirenze. Nanyiza nkibaza tubanza muri ngewe nimba urupfu rutagurikira utaramfata, ahubwo njye ubwanjye ushobora kuba mfite Imana inyuma yawe ituma rutangira. Nuko singiye kuvuga byinshi by'ukuntu nabazwe inshuro nyinshi. Ejo n'ushobora mugabo avuga ngo ntiyarazi ko wafata umubiri wawe ngo wawuhoma ahandi ngo habashe kuba. Baraguhoma ukabibira ariko bakaguhoma, bagafata ino nyama bakayihoma no kwitama, umubiri ukagaruka. Nimba yibuka umwana waturikanywe na gaze twabanaga hari Kanombe, bajyaga bagenda bagafata inyama yanga bakayihoma mu maso, umubiri ukagaruka. Bagafata inyama yanga ku kibuno bakayitera hano mu umubiri ukagaruka mu buryo utabibona. Nabazwa amara kubera ko ntabashaka kujya kuri toilette. Urumva byatwaye nk'amezi 2 ntajya kuri toilette kandi niki handi byakamanutse ngo bice hasi agasanga barafunze, ahubwo bikagaruka nkabiruka kandi sindoke bya bindi nariye nkaruka bya bindi byamaze mu mwanya. Bibana igihe kinini babona nta wundi mwanzuro, bahita bambagamara bahindura inzira y'amara barayifunga batera ahandi ku ruhande. Mara ibyumweru 2 ntabasha kujya kuri toilette. Ku munsi wa nyuma barogiye kunsubiza muri salle ngo bambage kandi bampimbira indi nzira. Sinzi barogiye kurishamo sono niko yambwiye ndawe ati mbona ko ariko nibona ko ariyo mahitamo ya nyuma bikora. Numva ariko atari ko bimeze ndawe ati bitababwira ati no amasaha nsigaraje muri Kenya muri toilette nshanje tugemo nicaye ngezemo numva birakunze. Ibyo mbishimira Imana ko ntarasubiyemo. Bitandukanye n'undi mugabo nawe ndibuka baramujyanye yagize icyo kibazo nawe agezemo kubera ubwoba gusa. Bakimara kumushira ku gitanda murambitse akibona ibikoresho nawe ngo mundeke mbanje muri toilette kubera ubwoba gusa. Ajyamo agaruka atabara kubera ubwoba gusa. Ubwa kabiri nabwo nabazwe bagiye kuyishiramo, bagiye gushiramo ino sonde. Urumva nabwo ninde operation itari kubi. Urumva bantwaraga saa 5 z'ijoro. Ubwa mbere bantwaye saa 5 z'ijoro bangarura saa 4 za mu gitondo. Ndi kubaza ngisanga ndi he bakangati ndanga bakandangira. Ni byinshi ubishaka nzomubwira twitonze. Ni byinshi ngiye ncamo duke utwo nibuka, ariko ibyo mbabwira Imana irahari kandi kugirira neza uzagaruke kuyishima, kuko nutayishima turi mu isi y'ibibazo izakwereka. Kandi bakubwira ukanga kumva, hari ikigutegereje imbere kizakwemeza ibyo wahundi yakubwira. Reka ndekera aha navuze menshi, abandi bavuga tuzavuga ubutaha.
Imana ishimwe cyane. Mbere na mbere Imana ishimwe abantu. Gutegura kino giterane nari nzi ko abantu bakitabira kwiga. Ariko kuba mwakitabiriye ndabashimiye mwese. Ndabashimiye Imana yabashishije mukaza mukitabira kino giterane cyacu. Imana ishimwe. Rero iki giterane cyacu ni icyo gushima kuri uyu mwana. Uyu mwana yagize ikibazo bavuge ni impanuka. Igihe yagize impanuka yari yaragiye mu kazi, agenda mu kazi bisanzwe nk'abandi, ngo amare gushika mu kazi. Murabizi iyo umubyeyi abana bagiye uzuja kuryama nijoro ugasenga, wabyuka mu gitondo ugasenga, ukereka Imana b'abana bawe. Icyongeyeho ugasubira kandi ukabahamagara kuri telefone niba ufite telefone kugira ngo wumve b'abana aho bari ko ari bazima. Rero uyu mwana nazaga amuhamagara arabizi, nkamuhamagara buri munsi, nkamuhamagara tukavugana. Ariko umunsi yakoze impanuka icyo gitondo ntabwo twavugana. Nabyutse nja mu bukwe ahantu ngo mare gushika mu bukwe isarampamagara arambwira ngo nizamuke hano haruguru ngo mbwire ngo abaganga bahari ngo bampeze transfer umwana yagize ikibazo. Ese yagize ikibazo nyabaki? Abimbwira nk'ibintu byoroshe. Naje mbifata ko ari ibintu byoroshe. Ndagendaza ndasohoka, narasohotse nta muntu wigeze amenya ko nasohotse. Abo twari kumwe bose ntawe nabwiye. Gusa nageze hanze mbwira umuntu, ndamubwira ati ngize ikibazo ndagiye. Arambaza ngo ikibazo nyabaki? Ndamubwira ati umwana arambwiye ko yagize ikibazo, yakoze impanuka. Wini arambaza ngo impanuka nyabaki? Ndamubwira nyine ko bambwiye impanuka yakoze iyo ariyo. Ndangije ntega moto ndagenda ngo mare gushika hano ku bitaro. Ndababwiye ngo mare kubabwira, ndabwira nyine ko ari umwana wari i Kigali atari hano, yari yagiye mu kazi. None umwana yagize ikibazo, yakoze impanuka. Barambwira ati ari hehe? Ntari i Kanombe. Barambwiye ngo bamugejeje i Kanombe, niho agiye kumuvuriza. Barambwira ati reka tubanze tubaze, kuko buri bitaro byose by'i Kigali haba hariho umuntu ushinzwe abantu baturuka hano. Arambwira ati reka arambwira ngo reka tubanze tumuhamagare twumve, tumubwire agere mu bitaro arebe uwo mwana uko ameze. Nuko ndategereza, baramuhamagaye, aragenda ngo agere mu bitaro, aravuga ngo arahari, ngo aramubonye. Aramubaza ngo ese ameze gute? Aramubwira ngo umwana ararwaye, ameze nabi. Nuko urangije ampeza transfer. Wamare kuyimpa arambwira ngo nintahe, ngo transfer yayitanze. Ndataha ngo ngere mu rugo, arambwira ngo ntabwo ngo bayibonye. Ndaraho ntavuga ati buraca mu gitondo, sinigeze njyama, nanye ndara nicaye buraca. Ngahamagara ndaruhange buraca gutya, mpahamagara ku bitaro, ngahamagara buri muntu wese bambwiye ngo arahageze. Bamwe bakambwira ngo araho, abandi bakambwira ngo ararwaye, ariko nyine bagashaka kubyorosha kugira ngo bareke kunca intege. Nuko ubutyo mu gitondo haye vuga ngo reka ngende, barongera barampamagara ngo nisubire hano, ngo ntabwo ngo transfer yagezeyo, kuko bayohereza mu ikoranabuhanga ryabo. Nuko ndangije ndaza zamuka hano haruguru ngo mare gushika, ndababwiye ati iyo transfer mwatanze ntabwo yagezeyo, ko baraguma kumbwira ngo nisubireyo mumaze mu bitunganye neza. Nuko barambwira ati bishobora kuba ari connection, ariko
yaje nuko ndategereza mu mwanya barampamagara i Kigali ngo yahageze. Noneho ndamanuka ngo mare gushika mu rugo ntageze nk'iki gihe ndongera ndarara ntagiye, ariko ndara meze sinzi uko nari meze. Ngo bucye mu gitondo kare kare imvura izinduka u Rwanda avuga ngo ndayigenda uko biri kose ndagenda ngenda muri ya mvura. Nageze hano ntungaruze niho nategeye imvura ihayinyagira, ndagenda ngerayo. Nageze ku marembo y'ibitaro Kanombe, hari ahantu uzusanga abantu bicaye, hinjira hari akazu uza winjiramo kabamwe abasirikare. Nta cyangombwa nari najanye, udafite icyangombwa ntibaza bakwemerera ko hatambuka. Ngo mare gushika ndahaca, nari mfite n'imizigo nayo ntuzuyitambuka, ndatambuka ndongera ngo ngere imbere, ndongera ndatambuka. Bari ko bambaza ngo se hari ahantu haciye gute, nta kibazo cyabaye, nta kintu bigeze bambwira. Ati barambwira ngo baratangaye, nta muntu uzupfa kwaca nta cyangombwa atanze. Nuko ndatambuka ndagenda ngera mu bitaro, ngere mu bitaro ntango umuntu yararenze, ni ndembe mu buryo adahabasha no kuvuga. Navuga ngo ndatangaye, uyu mwana nuko yarapfuye ntabizi, kumva gusa baravuze ngo yapfuye byarangiye. Ndababara, yarambonye mbona ko agira ibitegengezi ararira, ndamubwira ngo ihangane. Ndangije abantu bari bamuriho barambwira ngo Imana ishimwe konje ureka nabo bagende nta kibazo. Kandi nari nagenzi ngo nisanga arwaye bukeye ndarara ijoro rimwe nsubire ngaruke, nagenda niteguye. Nuko umwana abaye mu bitaro mu buryo yagaza acira amaraso ibasi kuzura, nkaja kumena ngasanga kayigarura mu minota ingahe agasubira kandi agacira ya maraso ya basi gasubira kuzura. Hirirwa amena karara amena ugaca. Ndavuga ngo uyu mwana sinzi. Ngo buca abaganga baraza baza kumupima, aravuga ati uyu mwana reka tumupime turebe ko turabona afite ikibazo. Baragenda baramupima, ngo bamare kumupima baraza baramugarura amujyanisha ku gitanda. Ngo barangize umudogiteri araza arambwira ngo mama uyu mwana mupfaniki. Ndamubwira ngo uyu ni umwana wanje. Ngwi wihangane, uyu mwana ashobora kutazakira. Uko mbabwiye niko yambwiye. Numva none nk'umutima mbese uvuye nko mu gitereko. Namamba aho ngaho mpaye ndeba kujisho nkavuga ngo uyu mwana tazabaho. Ariko Imana yo mu ijuru izitekereza uko tutazadutekereza. Tubana aho ngaho muri ibyo bitaro, uwo mwana baramuvura, ibyo bamukoreye byose ngo buce mbona bari dusezerera batubwira ngo dutahe, kuko i Kanombe hari abarwayi benshi baza bakuvura apfa kubona gusa ubaye kuweguka ukicara gutya akavuga ngo sukugende ngo abandi barwayi nabo bazi, kuko baba babuze. Hari abarwayi baba bicaye mu ntebe babuze itanda. Turataha ngo tumare kugera hano, none hararemba bene bwa bundi utobona kuvuga. Mu buryo yagazaribwa nijoro kabura ko kuntungira. Kama mbona yapfuye yahwera agahwera bikarangira. Kama nguma nkareba gute. Bahamagara abaturanyi banje, ndabashimiye Imana yarampaye, ndabashimiye. Bakaza bamara gushika bakamurengeza, bagahamagara imodoka. Pereze Imana izaguha umugisha. Nazaga mwiyambaza ako kanya nkabona imodoka irashitse nijoro, bakamuterura bakamushira mu modoka, tukaza hano ku bitaro. Twamara gushika mu bitaro, umwana akarwara akaremba akaronka, akababwira ngo mwebwe nimureke nsubire ngende Kigali jewe, niba mutanyohereza mureke jewe nsubireye. Ngashakisha uburyo mbabwira ati munsezerere mbona uko musubizayo, kuko nagazamura kunjana Ngarama nukuntinza. Nuko bakansezerera ngatahana mara gushuka amateka.